Bitesi. Fresh man. Mbese fresh. Kivande uturutse. Sigaye nibera mu kavumo hano hepfo wakira. Mbere y'umwana kabure yampizi yanjye. Urakabura yampizi yanjye cyangwa urakabura yangore yawe. Wumva ukuntu dukundana kandi uri na garafrere wakaje nkagiye. Dore n'umuzigo naguze wakintu. Arakavuga karenza kase wakira. Ariko rero n'ubu ufite andi mabandi yanwara ibyanjye. Kitwa ka musaza. Musaza we musaza. Ko nusomera. Ntabona ubu burozi sinera abo. Nabara. Musaza. Uragacibwe. Focus. Cyaje petit frère kintu cyagiye. Ntabwo nava mu kavumo. Ndanagutiza umunsi. Ntabwo nava mu kavumo. Ufite sister ufite gwete. Ariko musha ni sura nziza uko niyo gisore gitweka. Abakobwa bambonye kuri slip. GCNC kano kagofi. Ako kagofi. Reba kamba ni yuri. Kagura 3.5. To, David. David Katinagus. One way production master. Reba timba manambe kandi ndo mwana wiganje wakino. Ako do wewe wambaye silipa. Ako timba ayikwesha. Ndarenze nimwe ya Jesus is Lord. Uzabanye umwana yambara agasehe wakino. Ariko waje umenye ko nkurusha ubwenge garafre. Ubwenge kize kari. Kuzi ko papa tubyara. Yatubiye turi abana bane wowe waje uri muri game ari muri kwinyesebura akorera niyo mpamvu yakubyaye ubundi wowe uyu nguyu niwe ubundi warubiranye n'ikinyemano n'ubundi nari warubiranye ngo n'umwana ukigenda Jesus urakabura y'ijisho ryawe ntacyo usikara ni rimwe ikintu kikigendera umusaza zako It was at this moment that he knew.